Ibihe byiza nshuti bakunzi bacu abadukurikira ababana natwe ushobora kuba udukurikira kuri telefone cyangwa computer yawe cyangwa n'ubundi buryo bwose twumviramo reka nkubwire ngo tukwifuriza ibihe byiza uko bwije no kubukeye kandi turagukunda. Ni kuri Mugwaneza Official Rwanda. Niba uri kuri Mugwaneza Official Rwanda menya ko ari ahantu hanyaho kuba. Ni byiza rero ko tubana namwe umunsi ku munsi twabasezeranije ko tutazabatenguha. Niyo mpamvu tugira gutya nyine tukagenda ariko tukongera tukagaruka kugira ngo twongere tuganire namwe, twongere tubagezeho amakuru atandukanye cyane cyane amakuru y'ijuru kandi ntahandi tuyakura mu ijambo ry'Imana. Rero mbahaye ikaze ndi kumwe na Mugwaneza Sandrine ariko twe twamubatije Mugwaneza Official Rwanda, ubwo nayo ni amazina ye. Umeze neza? Meze neza. Uri kuvuga buhoro? Meze neza. Yego. Cyangwa muri iyi minsi hari ukuntu byaba bimeze? Ibiki? Hari ukuntu kera iyo umukobwa yabaga afite nk'umusheri bari nko gukunda nahitaga ahindura ijwi wamuvugisha ukumva ko yavugaga mu minsi yashize siko akivuga abantu bagahita bamenya ko ubwo hari gahunda imeze neza. Nyine ibyo ni ibya kera. Nanjye mvuze kera. Hanyuma mumeze neza n'umuryango, mumeze neza n'inshuti n'abavandimwe, bimeze bite muri wowe, wihagaze gute? Tumeze neza, turaho turakomeye, turahumeka, turashima Imana. Suhuza abakunzi bacu, abantu badukunda cyane cyane abantu bo muri za Zambia, kurya za Mozambique. Njya mbona ari abantu bandika ama comment menshi bigaragara ko badukurikira. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, mbabwire ngo bagubwe neza, bakomere. Nta n'ibindi zabivuriza. Mbifurije kugubwa neza bakiri mu isi. Ibintu Imana itanga, umugisha Imana itanga, abantu bakiri mu isi bakazabubona, ariko ikiruta byose ikintu mbifurije n'ubugingo buhoraho. Nibwo numva twifuza, haba abanyarwanda, haba abanyamahanga, haba ibihugu bitandukanye, haba ku muntu wamenye Imana n'utarayimenya nawe nahumure azayimenya. Burandagira ngo mbwire abantu ngo Imana itakwimenyekanishije ntiwayimenya, ariko yo yibishatse iragusanga, haba mu bicuku, haba ku manywa, haba ugenda mu nzira yagufata nk'uko yatunguye Sawuli ikamutunguza umucyo wayo, hanyuma yarangiza akavuga ngo urinde mwami nkakwizera. Imubaje ngo urarenganyiriza iki ubwoko bwanjye? N'umuntu uwo ari we wese yigira ubwoba Imana izamutungura, nimukenera izamufata. Yego. Urakoze cyane. Ntekereza ko rero iyi introduction cyangwa se iri buriro ku bantu badukurikiye murumva ko bihagaze neza. Uyu munsi natekereje ko turi buganire ku kiganiro cy'imbaraga z'igihe. Imbaraga z'igihe, igihe turimo, igihe cyashize ndetse n'igihe kizaza. Yego. Ibi ngibi iyo mbivuze mu mbaraga z'igihe haba harimo nyine imbaraga z'icyo umuntu ari gukora mu gihe n'imbaraga z'ibyo umuntu ari gukorera mu gihe, kuko bitegura igihe kizaza bikamufasha no kuba neza mu gihe turimo, ndetse hari n'abagendera ku gihe cyashize kugira ngo bibafashe gutegura igihe kizaza. Muri iyi minsi dufite ikibazo cy'umuryango, turugarijwe umuryango nyarwanda, umuryango muri rusange, haba hirya no hino ku isi, kuko n'abatari abanyarwanda bagira umuryango. Turugarijwe, dukomeje kubona abana biga muri za primaire bari kunywa ibiyobyabwenge, dukomeje kubona umugabo yica umugore, tukabona umugore yisha umugabo, tukabona umwana yishe se, umwana yishe nyina. Nkawe umuntu washinze umuyoboro wa YouTube, ntekereza ko nyuma yo kubwiriza ariko hari n'uruhare ufite mu kubana neza kw'imiryango, kubana neza kwa societe. Urabona mu mbaraga z'igihe uyu munsi ari iki kiri kubura kuba societe yacu ikomeje kugenda yangirika? Wiyegereze mikoro kugira ngo abantu batwumve neza rwose. Ikintu kibitera kenshi kandi Olivier iyo ubajije umuntu ibintu bikomeye uhita uvuga ngo yegereze mikoro. Oya, turaza kugendana naho biragenda neza. Wowe wirekure wisanzure wumva ari bisanzwe. Yego, ikintu gitera ibyo byose mbona harimo kuba abantu bihebye cyane. Harimo ubwihebe, umuntu kwiheba, kwigira ikinani, kwigenga no kutumva. Nanone harimo abantu nanone batabona abajyanama. Nk'umuntu wenda ukamubona mu nzira mbi,
numusange ngo umugire inama ahubwo ugafata iya mbere yo kumusebya. Kandi niba wamenye ko runaka ari mu nzira mbi, biravuze ngo umusange, umwigishe, umugire inama, umuganirize, umubwire ngo izo nzira uri kugenderamo niba wamubonye mu biyobyabwenge, umubwire ngo ariko wa mwana we, ejo uri umujyambere, uri umuturarwanda, uracyari mutoya, uri mu myaka mikeya, ntabwo izo nzira uri kwishoramo zikwiriye, nta nubwo zikwiriye wenda se umwari w'umunyarwanda, ntizikwiriye ingimbi y'u Rwanda, ntibikwiriye. Kenshi ujya ureba nkatwe turi mu byaro ukabona rwose birakomeye, ntabwo byoroheje, ariko abantu nyine bagabanye kwigira ibihazi cyane cyane. Kandi hari igihe umuntu nanone abigihazi bitewe no gucanganyikirwa mu mutwe, cyangwa se kumva ko hari ibintu byamurenza, akabona ko nta kundi kuntu yabigenza, agahitamo kujya muri izo ngeso mbi, kuko izo si ingeso nziza. Niba umuntu yiga pirimeri akajya kunywa urumogi, akajya kunywa akanyanga, akajya gusinda, wenda mu Rwanda bishobora kuba bitarimo cyane. Birahari. Uri kubitsinda sugira ngo ngende bubitsinde. Birahari. Naho tuye ahubwo no haruguru yawe barahari. Mbona abantu nyine barushaho kugenda baba ibyihebe. Ibyihebe niko nabivuga. Abantu bararushaho kwiheba. Aha, mu mboni zawe ukabona n'iki tubuze, n'iki cyatakaye kiri gutuma bigenda gutyo. Icyatakaye, icyabuze, abantu benshi wenda usanga cyane cyane nk'urubyiruko ntabwo rucyumvira ababyeyi. Ababyeyi bose ni shyashya. Kandi ababyeyi nabo basigaye bafata abana babo bakabajyana kubagurira ibiyobyabwenge, ahubwo irindi bakarwana abana bareba. Nyine menya yuko muri iyi minsi nanone twinjiriwe n'imbaraga z'umubi. Ugeze ahantu nashaka. Nanone ikindi kintu wenda nakongeraho, abantu mbese urabona nk'imbaraga z'Imana zarwaniriraga bera. Uko akunda abantu bagiye mu materaniro ku cyumweru, sibyo? Wabonaga ahantu henshi hari insengero. Wenda simvuze ngo bigaruke gutyo, kuko harimo n'izo wabonaga zarakajagari. Imana imbabarire, wenda simvuze, sinshizeho finale, ariko harimo izo wabonaga nyine zitari zikwiriye. Sinciteka hatagira umuntu unyumva nabi. Ariko nanone hari aho byadufashaga. Hari umuntu wikubitaga mu rusengero aje yidumbuyemo, sibyo? Yageramo yabona ko raririmba, abantu bahimbaza, yakumva injyana y'ijambo ry'Imana, yakumva injyana y'umuziki, sibyo? Agataha wenda hari akantu kamujemo kamuteye ubwoba. Uyu munsi niba yari bujye muri ibyo biyobyabwenge, yari bujye mu zindi ngeso mbi, agasa nk'uba aparitse, kubera ko hari ijambo ry'Imana ryamukoze ku mutima, ryamufashe ku mutima, ryamubereye inkingi, bigatuma nko muri icyo cyumweru agenda yikandagira yumva atinye imbabazi z'Imana, atinye ubuntu bw'Imana. Bitewe n'iki? Nuko hirya basenze, hino basenze, bityo no kuba basenze hari imbaraga z'umwijima zagiye zigirayo. Ni ukuvuga ngo iyo abantu basenze batizanye umurindi, imbaraga zari zifashe ikirere zikagenda zeyuka. Nigeze nsoma ijambo ngo marayika Gaburiyeli ngo yatumwe kuri Daniyeli, ngo aramubwira ngo Daniyeli, umugabo ukundwa n'Imana, ngo gusenga kwawe kwagize gute? Ngo kwarumvishijwe, ngo none ngo amagambo yawe ngo niyanzanye none ahangaha. Bitewe n'iki? Nuko Daniyeli yasenze ngira ngo ni imisi 20 n'ahari, hanyuma ubwami bw'Abaperesi busenga imisi 21. Yego, busenga burwana no guhagarika bya bintu bya Daniyeli. Imana yasubije iki Daniyeli? Ariko Daniyeli ntiyacogora, aguma mu gusenga. Hanyuma Imana iranje yumva gutaka kwa Daniyeli, iravuga ngo ariko Daniyeli ko namusubije. Yego, kubera iki ndimo nkora numva ijwi rya Daniyeli mu matwi yanjye. Hanyuma Imana yohereza marayika Mikayeli. Hanyuma marayika Mikayeli ageze mu kirere asanga ngo hari ubwami bw'umwijima ngo bwafashe iki? Bwafashe ikirere, cyangwa se bwafunze ibintu bya Daniyeli. Ngo hanyuma marayika Gaburiyeli ajya kurwana n'izo mbaraga.
hanyuma ikintu nari mbivugiye ni iki ngiki ni ukuvuga ngo muri izi mbaraga zo gusenga harimo imbaraga zigenda zikananiza ubwo bwami bw'umwijima, ubwami bw'abamedi n'abaperesi, ubwami bw'ibisekuru bibi tuvukamo. Hari umuntu uvuka mu gisekuru akavuka mu gisekuru, muri icyo gisekuru iwabo bakaba bararaguje cyane, baraterekereye, barabanzwe, iwaba ari mu bagirwa, ari muri nyabingi. Bivuze ngo rero wa mwuka urimo urazerera. Uwo mwuka naho wagiye urahari urazerera, kubera ko iki ntago bakiwubagira, ntibagifite ibindi bintu bawutambira. Yego, none wakurikiranye rero babana bacu badukomokaho. Niyo mpamvu nari mbivuze, umashije kubakurikirana usanga aba bana nta mbaraga bafite, nyine bari muri ibyo biyobyabwenge. Urabananiza rero, mukanye nimba yanyweye inzoga, mukanye umuteze no kunywa urumogi, mukanye umuteze gufata ku ngufu, mukanye umuteze kwicana. Wombajije no ku kintu cyo kuba abantu bicana abagore n'abagabo. Nizo mbaraga zose zinjira mu muntu zikamushyiramo kamere irenze ubushobozi. Kamere iyo amaze kurenga ubushobozi rero niho hahandi Satani nawe yuririraho akinjirira muri kamere. Yamara kwinjirira muri kamere, hanyuma za mbaraga zo kwicana zikabona ahantu zinjirira, zikinjirira muri wa mugabo, akumva ko kwica umugore babyaranye bashakanye, akumva ko nta kintu bitwaye. Ngira ngo murabona ibintu bimaze kuzura kuri social media, ahubwo Imana idufashe cyane. Abakristo basengaga basenge, haba insengero zifunze ni musenge twirukana uyu mwijima, kuko uyu mwijima uri gufata intera. Ugasanga nk'umuntu yaje kuri social media, yaje kuri kamera, yaje kuvuga ngo data yaransambanyije. Waye ni igikomere ufite, turabyumva, ariko si ngombwa ko isi yose kimenya. Nukuri ibintu ndabinenze. Sinagize amahirwe yo kugira data cyangwa mama, ariko ndanabinenze. Fata nyogosenge, fata nyoko wanyu niba utabafite nkanjye, it's okay. Fata abandi bantu hafi yawe b'inshuti, ubaganiriza ibikomere wagize. Keretse nimba uje kuri social media nta bushobozi ufite, uje ngo bagufashe, ndabyumva nago nkubujije, sibyo? Ariko niba uje kuvuga ngo umugabo ngo yarantaye, sibyo, ngo yarantaye, uvuze kurondora ibintu byose mwapfuye, uko mwaryamye mu buriri, uko yariye, uko yagukubitaga n'injoro, ibyo bintu ni nko gusebanya. Niba mwaratandukanye, tuza, Imana izakuremera ubundi buzima. Niba nta n'ubuhari wiyakire mu Mana, byose birashoboka. Ese ko hari igihe abantu bavuga ngo kugira ngo umuntu wenda akire intimba ngo n'agahinda ngo nuko abibwira abandi, wowe ukaba uvuga uti si byiza kubizana kuri social media, kandi wenda we bayumva kubibwira abantu bose ari byo byamumara agahinda. Urumva we adafite uburenganzira bwese. Amatwi ahantu dutuye muri karitsiye duturanye n'abantu, ntabwo dutuye mu matongo. Yego, hari abantu, hari ibyumba by'insengero, hari insengero, ntabwo insengero zose zifunzwe. Yego, fata abantu nk'icumi, batanu mwasenganye, ubaganirira ibikomere wagize, urire, winigure. Pe nanjye nazanye ubuhamya. Yego, ariko ubuhamya butandukanye n'ibintu birimo ibintu by'ibisebo, ibintu by'ibishego. Hari igihe umuntu aza kuri social media akaza kuvugaho amagambo y'urukozasoni, sibyo? Biriya bintu uje kuvuga by'urukozasoni, uje kuvuga ko papa wawe yagusambanyije, uje kuvuga ibindi bintu bikomeye bikomeretsa, ejo uzagira abana bazagukomokaho, sibyo? Abo bana bawe bazajya babona ibyo bikomere, bo urumva uzaba uri kubabikamo iyihe sho? Uzaba urimo ubabikamo ubuhe mutima? Urimo urababikamo ubuhe bumuntu? Kandi ibi bintu uko nabonye bidasibama, ejo ingeri zose zizajya zibibona. Nukuri hari ibintu dukwiye kujya tuza kuri social media twayunguruye. Ariko kandi harimo abagaruka bakavuga bati ibi bintu byose bijya gupfa byapfiriye mu iyobokamana. Ati bundi kera leta yagishaga inama itorero kugira ngo haba hari imishinga leta ishaka gushyira mu bikorwa, baravuga ati muhamagara bihaye Imana, ibintu badufashe kubishyira mu ngiro, badufashe no kubisengera kugira ngo abantu bakomeze kubyiyumvamo no kubigenderamo. None ubu ngubu ahubwo leta isigaye igira inama itorero cyangwa se abihaye Imana. Abandi bakavuga bati n'ubundi amacakubiri yo mu madini niyo atuma ibintu byose bibati, kubera ko umusilamu ntago yashingira umukatolika ntashingira umupantekote, umupantekote ntashingira umudive. Atese ubundi yose amacakubiri. Ibyo byo ubona byaba bifite ukuri ugereranije n'ibyo abantu bavuga. Impamvu wenda ntabogamye, nagiye no gusasa, nagiye hirya no hino.
twabibara wenda ntago twabibara nk'amacakubiri. Ni imyizerere, reka mvuge wenda amadini. Ni imyizerere y'idini. Ariko nanone kuba mfite umukobwa nkaba wenda ndi umurokore akaba yajya gusaba mu badive, ashobora kujya gusaba mu badive bakatwima iki, bakatwima umukobwa. Bitewe nuko iki baravuze bati wenda umuhungu wanjye nabanza ahindukire ajye hehe mu badive muri iryo dini. Umuhungu wanjye nawe usanze nawe uburokore yatojwe, yego asanze butandukanye na kidive. Nawe arakubwira ati nanjye munzi wanjye nanjye singi wanjye. Rero impamvu wenda leta itavuga ko ari amacakubiri kwizera. Oya, leta si iri kubivuga, nge nari mbivuze muri rusange by'abantu bagenda bagarukaho bigaragaza ko nyine ubumwe bw'abanyamasengesho cyangwa bw'abanyetorero cyangwa bw'abanyamadini nabwo ubwabwo usanga bukemangwa. Kuko niba muvuga ko mwese musenga Imana mukaba muvuga ko muzajya mu ijuru, kandi umuntu yaza gusaba umugeni uti ntago twamuba bariya ntabwo ari abo mu bacu, urumva aho ngaho harimo kurobanura bishingiye ku madini, sibyo? Kandi ubundi ikintu cyakabaye kituranga ni ugukundana muri byose. Umukatolika yazuhishije ukamugaburira, umudive yazuhishije ukamugaburira, yaza gusaba umugeni ukamushingira, nyine mukagenda mwubaka ubwo bumwe. Hanyuma njye nkibaza ngo uruhare rwanyu nk'abanyamadini ntabwo rwaba rwarabaye ruke mu kugira ibibazo bikomeye by'umuryango, ari nabyo bitumye abantu basigaye baza kuri social media bakaza kuvuga ibitavugwa, ko twabonye n'abapasiteri noneho basigaye batukana, umwe akita undi igitutsi ntasubiramo, undi akamwita igitutsi ntasubiramo, akamutuka ku babyeyi, akamutuka ku bitsina, ku biki. Ibyo bintu ukabivuga uri umupasiteri uhagaze ku ruhimbi, ubizi neza ko icyo kiganiro kigiye gukurikirwa n'abantu wabyaje ubutumwa, wabatije, wasezeranije. Ikintu nabivugaho mu kuvuga ngo kamere ntipfa, ahubwo kamere irasinzira. Bisaba mwuka wera kugira ngo atsikamire kamere ayigeze ku rugero, yego, rushimishije. Bivuga ngo umuntu, hari ahantu Yesu yavuze ngo umuntu nagukubita urushyi mu musaya umwe ngo uhindure undi, ariko muri iki gihe ni bake babishobora, tuvugishije ukuri. Ugiye kubona ubonye umugabo araje aragusingira, agufashe mu ngoto arakunize, ntimuvuganye nta kintu mupfuye, wowe ntago wamusingira n'amaboko yawe ngo umusumire. Akose biriya bintu Yesu yavugaga nyine wowe ubona ari byoroshye, ubonaga ko bitaguhoye ubusa nyine wenda atanakurusha imbaraga. Ikindi kintu wenda nari mbivugiye, aba bapasiteri ntago mbashyigikiye. Ubundi abapasiteri nta nubwo umupasiteri yakabaye aza kuri kamera atari kwigisha ijambo ry'Imana. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo twirinde, yego, kandi duhunge Satani, tunamurwanya. Nitumuhunga nawe azagera gute? Azaduhunga. None wowe uje gutukana n'abantu kuri kamera, urabizi ko uri pasiteri, uri bishop, sibyo? Wowe urumva wa mugani abantu wabwirije mu nsengero zitandukanye, sibyo? Kuzi ko ibyo bintu bizakurikiranwa, kucyo wemeye kujya guterana amagambo n'abantu bari buguhata amagambo bagatuma ya kamere yawe yari isinziriye ikanguka. Mwisi ikintu mvuze mu nyumve, kuvuga ngo uri umurokore, uri umukristo, ijambo ryanambwiye ngo ntabwo turageraho Satani atarasa imyambi. Buri wese Satani aramurasa. Mujye mukuraho iyo titire yo kuvuga ngo umuntu ni pasiteri ariko yakiranirwa. Turacyari mu isi yamanukiwe n'umubi, yamanukiwe n'umwijima. Wikumva ko umuntu yakosheje wumve yuko byarenze, nawe yakosa n'umuntu si marayika. Ahubwo ikintu mvuze, aba bapasiteri bagiye babikora banyumve, sibyo? Si ngombwa ko umupasiteri, umushumba aza kuri kamera kuvuga ibintu bihabanye n'ibintu by'Imana. Naho umuntu yaba yakubangamiye, hari abantu njya mbona hano kuri social media bajya batondagira bakababuririraho amagambo y'urukozasoni, navuge agaceceka, ego. Kandi iyo ubitegereje mu mezi 2 biba byarangiye, ntago biba bigikwirakwira kuri social media. Nawe rero ceceka. Bivuze ngo iki? Ibintu udashoboye guterura wikwirwa unanyeganyeza. Kuza guhangana n'umuntu kuri social media nta kintu bivuze. Kuza gutukana kuri social media si ibyo ngibyo. Ahubwo niba umuntu yakuremereje, hari umuntu navuze ari hanze,
naza kunyumva nawe yiyumve. Kurwanirira Imana nibyo ni byiza, ariko si ngombwa ngo turwanirire Imana twatukanye. Kurwanirira nta nubwo binavuze ngo duhanganishe n'ijambo, kuko Imana ishoboye kwirwanirira. Yaravuze ngo ni inyamaboko, ni inyamaboko, yitwa ishobora byose, yitwa rubasha. Irangije iravuga ngo yitwa ndiho, niryo zina ryayo. Kera niho habagaho, kera cyane niho habagaho abantu bakarwanirira ngo hari umuntu wigize usambanira n'undi mu ihema ry'Imana, ngo hanyuma haza undi mugabo ngo ati kuri icumu riramanuka ryinjira mu ihema, ngo babantu ribahwanye n'ubutaka. Icyo gihe rero si iki, ntabwo ari igihe cy'umujinya wa muntu. Oya, si igihe cy'umujinya w'umuranduranzuzi, ahubwo abantu tuwufite, nanjye ndimo, tuwihane, Imana iwudukize. Icyo gihe si iki. Nimba habayeho umwuka w'umwijima winjiye mu bantu ngo abantu bahangane kandi bahanganire mu bintu by'Imana, sibyo? Abantu ahubwo nibabimenye barwanishe gusenga. Ijambo ryaravuze ngo turwanishe umwuka iteka. Ese wowe iyo urebye ubona abanyamatorero n'abanyamadini tutaratewe wenda natwe tukitera, kubera ko niba leta yari imaze kubona ko mu nsengero harimo ubwesikoro, harimo ibintu bitari byiza, harimo inyubako zagenewe z'abantu guturamo, abantu bakazihindura insengero, zishobora no kugwira abantu zikagira gute. Noneho wenda mu gihe kiri kureba ko yabiha umurongo, abari abakozi b'Imana cyangwa abakoraga umurimo w'Imana muri icyo gihe bose bahita birundumurira ku makamera, noneho baza gukora ibintu byo guhangana, gutukana, abandi bahimba ubuhanuzi budahari, bakavanga Imana irababwiye nta kintu ibabwiye, ukumva ko ari ibintu byo gupapira. Utekereza ko bitaba biri kongerera ubukana leta mu kurushaho kuzifunga no kuzikanira? Nisegura kuri aka kantu kuri leta ho gake. Leta ni umubyeyi wa twese, sibyo? Yo nigira impuhwe, nyine ibe nkayo, ibirengeho se ibyirengagiza, manzu nega amatwi, ibe nkayo, nibe nk'abo bantu bahagurutse baza kuvuga ngo Imana ubu buyobozi buriho bushyirwaho n'Imana. Imana ifite imbaraga yo kubona ubuyobozi butandukiriye ubwayo nk'uko yabwishyiriyeho, ikongera ikabusanga ikabukura. Ifite n'imbaraga zo kubusanga mu bicuku bya nijoro ikabukemura, ikabukebura, ikabubwira ngo ibi bintu n'ibi bigende gutya. N'ahantu Imana itagera, n'ahantu Imana idakorera. Hanyuma rero icyo nisabira leta, nikomeze ibe umubyeyi. Wenda koko harimo nk'umuntu, wenda ugasanga nk'umuntu mu rusengero akoze ikidega, bamukubise nk'akanyafu, baramuhagaritse, sibyo? Arigumuye, aragiye ngo kubera ko afite amazu, afite abamushyigikira, ashinze itorero. Ushinze itorero kandi urishingiye mu cyaha, urishingiye mu munyafu, sibyo? Nugiye wenda mu gihe cyiza, ugiye baraguhagaritse, baragutenze, sibyo? Iryo torero ushinze, tuvugishije ukuri, Satani naza akakuvangira, azaba aguhemukiye. Wowe mbere yo gushinga itorero, manzu urebe mbese itorero narindi kumwe naryo tumeranye dute. Nibimara gukosoka ibidego ufitemo, mu gihe bakwakiriye, mu gihe bakugiriye icyizere, bakongera bakakugarura ku murimo wa data, ubone ubushinga itorero. Kandi sina ngombwa ngo abantu bose ngo bavuke itorero. Uvutse ejo mu gitondo icyumba ngo uyoboye icyumba kirakuze ngo ushinze itorero. Wayi, aho wari uri gusengera se hagutwaye iki? Wakomeje icyumba ugakomeza n'itorero, ukagendana n'itorero, k'itorero ari umubyeyi. Kabiri, nongere mbwira abantu ngo aya madini abantu bashinga, idini na aderese tubarizwamo, ni ukwibukiranya, yego, guterana kwera. Umuntu urimo utazi gusoma agasomerwa, bakamusobanurira ijambo akaryumva, ntabwo idini runaka ari ryo riguhereza gukizwa muri wowe. Ariko nanone ntibinavuze ngo ujye kuba hanze y'idini. Idini na aderese tubarizwamo, ni ahantu tujya tukunguka ibintu byinshi kandi tukunguka ubumenyi. Abantu rero bareke kugenda bigumura ngo bashinze yabo matorero, batangiye gukora ibidakorwa.
mbese hari ibintu wari urimo ubona n'ubundi bitandukanye, ukabona umuntu ayoboye insengero afite za protokoli runaka ariko afite nabi imbere cyane bagenda bagera ku zindi ngingo utamenya. Ntabwo ibyo bintu byari byo, harimo n'ibitangiye kubamo kugenda bibamo ubuyobe. Rero leta yarebye kure, bityo kugira ngo bigabanyuke ibyo bintu, ahubwo abantu nibitware neza kugira ngo noneho bajye bagenda bareba insengero zikwiriye, izo ngizo zigende zikingurwa. Nabo turabizi baremwe n'Imana, barwanirira igihugu, bafashijwe n'Imana, ntabwo ari kubw'imbaraga zabo, ahubwo ni kubw'Imana yo mu ijuru yabatije imbaraga, irangije bagirira icyizere, ibagabira igihugu kugira ngo batuyobore, kandi batuyoboye neza. Uko batuyoboye biratunyuze. Hanyuma ibintu Imana izabona atari ngombwa nababwiye ngo izabasanga. Abantu birwanisha amagambo, biterana amagambo, abantu bizamura kamere, ahubwo abantu tuzamure gusenga, dusengere. Hariho abantu benshi nagiye mbona, abarimu, abapasiteri bagiye bakora guhera kera turi abana, bagakora bafashe mbese imbaraga zabo zose bakazishyira ku itorero, mu ngo zabo ntibashyireyo imbaraga, mbese ukabona nyine bagiye mu bintu by'Imana cyane. Dufate umwanya wo gusengera aba bantu kugira ngo ejo batazagira kakiriza. Harimo abantu nyine bagiye wenda birukanwa batari babyiteguye, batari babyiteze, sibyo, basa nk'abantu batunguwe. Abo bantu dusenge kugira ngo Satani atazabigarurira, bityo bigatuma babura ingororano bakoreye. Hari umuntu ari nk'umushumba, ari umupasiteri, ari umwarimu, ugasanga yarakoraga agakora nta kwiganda, agakora mbese agakora nk'ukora ibye bwite. Hari abantu bakoreye Imana bayikorera nk'abikorera. Hari n'abantu bagiye bakorera Imana wenda bajyanamo n'ukundi kuntu bashoramo, wenda bashaka n'inyungu, bagira utundi tuntu bagenda basigarana. Hari abantu rero bakoreye Imana nta kintu bitaye, akavuga ati ndimo ndubaka umurimo wa data, ndimo ndubaka umurimo wa papa, nzawuhemberwa, akaba nta kintu ubu ngubu bamusezereye afite. Inshuti zanjye, aba bantu aho bari babwire ngo nimukomere, ingororano tuzazisanga mu ijuru. Satani yibasanga ngaze kubaheza muri iryo curaburindi, ngabatera agahinda, ngabihebeshe, abereke ko mwakoreye ubusa. Nago mwakoreye ubusa, mu ijuru ku Mana hahandi niho ibihembo byanyu biri. Hanyuma abanyamasengesho, abanyumvishije bose bagerageze gusengera aba bantu kugira ngo Imana ibakomereze umutima, ikomeze amavi yabo yarasukumye, mbese ibakomeze muri byose, kandi nukuri ibagarukeho. Ibagarukeho cyane, yongere ibagarukeho. Mu masengesho ndimo mfite muri uyu mwaka 2025, mfite amasengesho yo gusengera aba bantu. Barakoze ariko basezerewe, baratunguwe, bivuze ngo wenda nta mperekeza. Na nubwo mvuze ko bari bakeneye imperekeza, kuko ntago bakoreye ibihembo, ariko bari mu murimo byari bibafashije. None bagiye hanze y'umurimo. Mwigwa rero, nongere mbabwire ngo mwigwa, nawe ntukigiza nimugume ku Mana. None se Mana. umuntu niba baramwishyuriraga amashuri y'abana be, akaba mu nzu nziza, akagenda mu modoka nziza, ibyo byose bakaba barabimwatse, uragira ngo nyine abeho gute? Abeho nyine yikomeze ku Mana. Imana ifite impamvu, ifite n'iherezo. Nta kintu gitungura Imana. Bo birabatunguye, ariko ku Mana ntabwo bitunguranye. Yes. Abadukurikiye murabyumva nyine, reka mbwira abantu badukurikiye none aha ngaha ko nawe mere kuduha ibitekerezo. Twebwe iyo tuvuga gutya tuba dukoma ku mpande zose, nta muntu tuba tugamije kwibasira, ahubwo tuba tugira ngo nawe utubwire uko ubyumva. Andika muri comment utubwire uti ariko nanjye ibi ndabyumva, ibi nibyo cyangwa ibi sibyo, njye mbyumva gutya. Hanyuma uko mwandika ibitekerezo byanyu binadufasha gutegura ikiganiro cy'ubutaha, tukamenya ngo noneho turaza kwibanda aha ngaha, tukanakora ubushakashatsi, tukamenya ngo hano byagenze bite. Wenda tukugenda tunagana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Reka nibaze ngo twatangiye tuvuga kwiyangirika ry'umuryango, ku babyeyi, ku bana, tujya kuri sosiyete muri rusange, ariko tugenda tunareba aho batunga intoki bishobora kuba byaravuye n'ahari ikibazo. Wowe ubwawe ubona mu mboni zawe ari iki twakora twebwe abari kuri social media uyu munsi, nibura bakigerageza kumva ko ibyo bintu bibi bitagakwiriye kwamamara ngo byangiza abana bacu, babura uburere, bagere naho umwana asigaye ajya kwiga muri primaire atwaye icyuma, hari ikintu ngo cyaje kikiyoga ngo kiremereye ngo bakita icyuma,
umwana arakigura ngo akagenda gitwagiye kwiga cyangwa akakigura avuye mu ishuri kandi icyo kintu bavuga ko rwose uretse n'umwana n'umuntu mukuru kinyweye ngo cyica ubwonko none ukibaza ngo turakora iki hanyuma wenda n'ikindi twafasha aba bana batwumva nabo ntibiyiteho ubwabo biyiteho avuga ati ariko ese ikintu cyatuma ntangirika ni iki ese ikiri gutuma nangirika ni iki nawe amenye ko ubuzima bwiwe uri gupfa ari we ku giti cye amenya ati ariko ndimo ndangirika ndimo ndarohama ndimo ndajya mu mworera avuga ati ariko ibi bintu nabigarura gute arebe ni ikigare kibi nagenzemo arebe se ibi bintu ubundi byaje bite ninde wabinyigishije byaturutse he ese bituruka kuwuye mwuka bituruka kuki amenye niba ari ikigare amenye niba ari kamere murimo amenye niba ari dayimoni imukorera mu bitekerezo nabyo bibaho rwose umwijima akakwinjirira satani akakwinjirira akoresheje igisekuru cy'iwanyu rero abantu simvuze ko abantu bose bazasenga ariko byaba na ngombwa twese twiringira Imana nta muntu n'umwe uriho mu isi utarazanywe n'Imana n'uwaba avuga ko Imana ukundi kuntu yaba arimo yigiza nkana ifunze ku mwuka byo byonyine gakeya bakamushyira muri bomboni yabimenya ko Imana iriho abantu ntibakajye bigiza nkana hanyuma ikintu nabwira urubyiruko nongere mbwira urubyiruko wowe unyumvishije wikwishora mu biyobyabwenge urimo uriyangiriza ubuzima uriyangiriza ubwonko urimo urangiza ejo hawe heza hazaza urimo urahangiza wiheranwa n'agahinda ngo uvuge ngo wenda ngo iwacu ngo nabakene cyangwa se ngo iwacu ngo ntabariho ushake kumva yuko ngo wihebye kwiheba kwawe ngo kugutere gukora ibibi menya kuri kwiyica uri muri iyo none ahubwo wonyumvishije garukira aho ngaho ibyo biyobyabwenge bireke ibintu birimo bituma wishora mu ngeso mbi ingeso zo kwicana wateza umuntu ku mugoroba wagiye mu rugomo wabaye umwambuzi urimo uratega abantu urabambura ku mugoroba amashakoshi amatelefone oya menya ngo urimo uriyangiza ese ejo kuzabyara abana iyo mico ufite urumva uzabasha kurera abana n'iyo mico ndimo ndibwirira urubyiruko runyumva haba abasore haba abakobwa tugarukira aho ngaho gufunga umutwe kwanyu narabibonye urubyiruko rw'iki gihe nyamuneka bafunga umutwe ntibashaka kumva nabafunga mutwe ntiwamuha inama ntiwamuhugura nashaka kumva inama z'abakuze hoya twikwitwaza ngo n'abakuze nabo ngo babaye abasinzi ngo babaye babi hari n'abakuze ari bo barimo baroha abantu runaka bakabatwara muri ibyo biyobyabwenge wigize kubivugaho wikwishinga umuntu utari papa wawe ngo yagiye kukugurira ngo yagutwaye aha ngo uri umukobwa mwiza mbese ngo wumve ko umuntu arimo akugurira ibigezweho menya ko arimo guhereza ibigezweho hari icyo arimo gushakaho menya ko ari satani uri gukorera muri wowe ngo akwangirize iki ubuzima satani arimo arakorera muri wa muntu arimo aragushukisha ibigezweho aragushukisha uduhenda abana aragushukisha amafaranga ariko menya ngo ese ubuzima bwanjye ejo buzaba buri hehe hari abantu ubona kuri social media ukumva ko rwose ko yakuyeho wakuyeho nibyo ariko ejo hari aho uzagera nyamara witekerezeho bitagifite iki igaruriro ahubwo wowe unyumvishije gira igaruriro gira uko ugenda gira aho ugarukira wasanga witwaje ngo iwanyu ni abakene ese ko witwaje ngo ni abakene twe twabayeho mu buzima butagira ababyeyi butagira umuntu wo muri famiye n'umwe butagira so wanyu butagira nyogose butagira umuvandimwe n'uyu n'umwe ubaho ukaba mu rugo rw'umuntu ukarubamo imyaka ikaba 5 ejo akagera akaguhaga akakubwira ngo nzira hagenda kandi ariwe wakureraga n'ubundi ukongera ugashaka ahandi ukongera ugafonda iki ubundi buzima ntabwo abo bantu bariho gutyo ni benshi kandi ntabwo biyahuje iki ibiyobyabwenge none wowe ufite ababyeyi wabananiye wagiye mu biyobyabwenge wamanuye uragenda umwenda urenda gutakara hasi nta kintu bikubwiye ibyo ni ibikwica mu mutwe mumenye yuko uyu mwuka waje muri iki kirere nabwiye abanyamasengesho ngo mwese muhaguruke musenge mwirukane izi mbaraga zaje mu kirere izi mbaraga rero bundi zabaga mu kirere ariko abanyamasengesho abantu basenga amakorari abaririmbye ibihimbano by'umwuka uko bizamuka mu kirere uyu mwuka ukagenda uhunga none byaragabanyutse satani arimo aratwinjirira mwere gusinzira mukanguke dusengere ibi bintu
yego murakoze. Nshuti mudukurikiye reka tubabwire ko ibiganiro byacu nakagaruka twaganiraga mu mbaraga z'igihe aho twareberaga hamwe igihe cyashize, igihe turimo ndetse n'igihe kizaza turi kubitegura gute. Twarebye mu nguni zitandukanye, ariko reka mbabwire ngo n'ubundi nk'uko ibiganiro byacu nakagaruka reka dukomereze dufatanyiriza hamwe nk'uko Mugwaneza abitubwiye ati ni muze duhaguruka tutitaye ngo turazana impamvu izi n'izi, dusenge turwanye uyu mwuka, kuko buriya iyo umuryango uri gupfa itorero riba ryapfuye, itorero ryapfuye n'igihugu kiba cyagiye, kuko igihugu ni abantu, ntabwo perezida yayobora ubutaka. Perezida ayobora abaturage, kandi umuturage burya aba umuturage mwiza iyo nawe afite ubuzima bwiza. Ubuzima bwiza rero harimo no kugira imibereho myiza, harimo kugira imyumvire myiza. Niyo mpamvu usanga izo segiteri zose zigenda zuzuzanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka rero n'ubundi tugana ku musozo ngo sabe n'ubundi herekereshe isengesho icyo kiganiro, nibura muri benshi bazatwumva hazavemo bake bazatwumvira. Hari ukuntu umuntu yumva ariko atumvira, hari n'umuntu wumva akumvirana, ibyo yumvise ntaba ari byo yumvira, ahubwo wakumva ibindi. Rero siraho isengesho kugira ngo umuntu uzatwumva azashyire mu bikorwa, nibura turebe ko hari icyo twakora, dushyiraho itafari ryacu. Turagushimye Kristo, uri umuvandimwe wacu, uri inshuti y'abakwizera, uri Imana y'amasezerano, uri Imana yahozeho uhereye kera. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo jambo uhereye kera yari ariho kandi yahoze yitwa jambo, ngo nta kintu na kimwe cyaremwe kitaremwe nawe. Izina ryawe rero nirishimwe. Turakwinginze muri iki kiganiro tugize, dusanzemo imiryango itandukanye, dusanzemo abana, dusanzemo abashumba n'abapasiteri n'abavugabutumwa n'abarimu, dusanzemo n'izindi ingeri zose, ariko turasenze tukwinginga ngo udufashe utubere Imana y'amahoro, utubere Imana y'amasezerano, utubere Imana muri byose. Turakwinginze ngo hari imbaraga zihagurutse zidutwaza igitugu, hari imbaraga zitunanije, hari imbaraga z'umwijima zirimo zigenda zifata ikirere, harimo imbaraga z'ibisekuru tuvukamo, harimo imbaraga zidusanga zigatuma tugenda uko tutari, uko tutagakwiriye kugenda. Ariko turasenze ngo izi mbaraga uzicyahisha umuriro w'ijuru mu izina rya Yesu Kristo. Izi mbaraga zikorera mu bantu zigatuma bicana, izi mbaraga zikorera mu rubyiruko zigatuma bishora mu biyobyabwenge, mu bidafite umumaro, mu bitagendanye, mu izina rya Yesu Kristo. Izi mbaraga tuzambuye agaciro, tuzitesheje agaciro. Uyu mwuka reka ahantu hose uri uturekure, utuvire ku buzima, uve ku buzima bw'abacu, uve ku buzima bw'abana bacu, uve ku buzima bw'urubyiruko, uve ku buzima bw'ababyeyi, mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zituma twumva ibyo tutari dukwiriye kumva, tukareba ibyo tutari dukwiriye kureba, zigatuma twumvirana, mu izina rya Yesu Kristo. Izi mbaraga turazirukanye, duhagaze mu masezerano duhabwa n'ijuru, dusengeye ikirere cyacu kugira ngo imbaraga zigikoreramo z'ubwami bw'Amedi n'abaperesi buve muri iki kirere, mu izina rya Yesu Kristo. Umuriro w'ijuru twike kandi ukongora ibidafite umumaro. Marayika Mikayeli yurukana inkota ityaye kandi ikongora, mu izina rya Yesu Kristo. Nyemerera tugirire neza, nyemerera buri mwana wese uri munyumva ukoresha ibiyobyabwenge ahindurwe n'ijambo ryawe, ahimburwe no kwizera, mu izina rya Yesu Kristo. Umusango mwimenyekanishe, umusango mwiyegereze. Nyemerera abantu bose ugenda ubahindura, mu izina rya Yesu Kristo. Aho Satani yari atwibasiye ashaka kuduhindura no kudutwaza igitugu, nyemerera uyu mwuka wa Satani turekure, nyemerera umwuka wa Satani uve ku buzima bwacu, mu izina rya Yesu Kristo. Dushenye imbaraga zo kwicana, dushenye uyu mwuka, umwuka utuma babanye bicana, umwuka utuma abantu basebanya, mu izina rya Yesu Kristo. Tuwutesheje agaciro, nyemerera uduhe indangagaciro, nyemerera uduhe umuco, uduhe ubwenge buzima. Urakoze urakarama, kubera kuri Imana umva gusenga mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen, amen. Abari badukurikiye reka tubabwire ko ibiganiro byacu kuri Mugwaneza Official Rwanda nakagaruka. Ibitekerezo byawe muri komenti birakenewe, kandi hari n'ibindi watwungura by'umwihariko ubona bitari ngombwa kubishyira muri komenti, nimero ibicaho ngaho waduhamagara cyangwa ukatwandikira. Imana ibagirire neza. Yego, Imana ibaha umugisha.